Pourquoi? J'ai constaté que tout le mal que nous avons dans nos pays, ça vient de la mauvaise gestion de la société, de l'idée. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. Ils se sont bousculés. Ils étaient contents. Alors que les leaders continuent à alimenter les terroristes, les criminels, l'état-major général de René Tabara se trouve bien au Rwanda et aussi les autorités de l'ONIPA. De l'ONIPA. Ils nous promettaient toujours de les remettre à la justice congolaise. Ils nous promettaient pendant plus de 2 ans de négociation. J'ai envoyé des émissaires, lui aussi a envoyé des émissaires au Rwanda, mais c'était l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie. Alors, quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village tout près de Bujumbura et tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai compris. Avant, je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menteur. Vraiment. Il a démontré. Il faut le vencer. Si quelqu'un demande une fois, la faute est à lui. S'il te ment encore une fois, la faute est à lui. Mais s'il te ment la 3e fois et que tu acceptes, la faute est à toi. Vraiment. La faute est à toi. Donc tu es naïf, quoi. C'est pour cela, quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le Rwanda se saisisse, moi je te dirais, aide-toi toi-même et le monde t'aidera. Amen. C'est ce qu'on voulait. Il ne faut pas compter sur les autres. Nous, les leaders, nous sommes dans l'obligation de protéger nos citoyens. Vraiment. La mission régalienne de chaque État, c'est protéger les citoyens, c'est poursuivre les criminels. Jusque dans les dernières c'est juger les criminels et chercher le bien-être des citoyens. Amen. Cette obligation est régalienne à l'État, ce n'est pas régalienne à l'extérieur. Vraiment. C'est pour cela que vous, citoyens, soyez d'abord unis. Citoyens congolais, soyez unis et puis combattre ensemble votre ennemi. Azalendo. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de massacres répétitifs depuis l'indépendance. On a trouvé que le problème majeur était des mauvais leaders. Le peuple est innocent. Le peuple, moi je dis toujours, les citoyens sont des anges. Le problème, ce sont des leaders qui ne savent pas leur mission d'unité. Parce que les leaders sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Oui. Ce sont de mauvais leaders. Comme dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes. Ce sont les officiers qui sont mauvais. Alors, à ce moment-là, je crois que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même à se sentir libre. Aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Ouais. Je sais que si vous avez parlé de rencontrer CPG,
Moi, en tant que champion sur la jeunesse et sécurité, je pourrais organiser, c'était encore que, d'ailleurs, le Juba, vous connaissez, c'est la capitale de la jeunesse africaine, ça a été adopté par l'Union africaine. Chaque année, on organise des forums des jeunes, à Bujumbura, des jeunes africains. Mais pour ces jeunes, c'est facile à le faire. Il faut qu'il y ait encore des jeunes. Quand vous parlez des jeunes, j'ai été président. Yes, inshuti zo kuri Space Twitter, formerly known Twitter, nongeye kubasuhuza ndizera ko mumeze neza. Hashize igihe tutahurira kuri Space, ariko nishimiye ko uyu munsi turi kumwe. Iki kiganiro ngiye gukorera kuri Space kiribuze gucana kuri East African Daily Update, kuri YouTube hatoya, ntabwo kirimo gicaho live, ariko ndibuze kuza kugicishaho mu mwanya. Ntabwo rero ntabwo kirimo gica kuri live na Twitter, live Twitter na cyangwa X na YouTube simultaneously, ariko muribuze abandi batashoboye kucyumvira aha ngaha kugikurikiranira hafi, baraza kugikurikira nyine kuri YouTube. Impamvu nahisemo kugicisha aha ngaha kuri Space n'ubundi ni ukubera ko hari abantu benshi cyane bari mu gihugu cy'u Rwanda batajya kuri YouTube ariko bari kuri Twitter cyangwa se abantu bo mu rubyiruko. Ku bari muri Amerika, reka mpere iyi update zacu kuri, ndashaka kugira ngo mpere kuri muri politiki ya Amerika, ho Ron DeSantis wari guverineri cyangwa se aracyari guverineri wa Florida wiyamamarizaga kuba perezida, yahisemo kwendorsa Trump. Ni ukuvuga ngo iyi race mu by'ukuri birasa nkaho Trump arimo agenda agira momentum, binashoboka ko ashobora kuzongera kuba nominee cyangwa se kuzatorerwa guhagararira ishyaka ry'aba Republican. Murabizi ko harasigayemo Trump na Nikki Haley wari guverineri wa North Carolina, ndetse na Ron DeSantis. Abo nibo bantu bari basigaye basa nkaho bafite amahirwe yo kuba niba hari inzira yo kubona babende bita ba delegates cyangwa se iriya mibare buzuza magic numbers kugira ngo batorerwe kuhagararira ishyaka ry'abarepublike. N'abo bantu ko ari batatu. Bundi mubyibuke ko wari guverineri wa New Jersey Chris Christie yaramaze kuvamo. Abantu benshi batari aha ngaha bataba muri Amerika, of course muraza kumva ari ntacyo bivuze, ariko ku bantu bari muri Amerika bo, yes, iyo ni breaking news, ni ibintu bibayeho mu mwanya washize, aho Ron DeSantis guverineri wa Florida utaruhamenyanye neza, bari bahanganye yewe baterana n'amagambo, ariko niko bigenda muri politiki yaha, akaba amaze kwendorsa Trump, yaretse gukomeza kuba umukandida. So ko bigaragara rero hari chance nyinshi ko Trump ashobora kongera kuba nominee cyangwa se guhagararira ishyaka ry'abarepublike. Gute rero ibi bintu bishoboka n'imanza
aregwa zirimo ndetse harimo n'izo kuvuga ko atarashyigikiye demokarasi muri ah, igihe yari amaze gutsindwa ihererekanya bubasha. So ibyo rero ni igisubizo kizatangwa n'abanyamerika ubwabo, cyane cyane ko izo manza ziracyakomeje. Urubanza rwa mbere rwari ruteganyijwe kuzaba mu kwa gatatu rwarasubitswe kubera ko Trump yagiye ajurira mu rukiko rw'ikirenga avuga ko umuperezida ashobora gukora ibyaha ariko ubutegetsi ntihagire ubimukurikiranaho. Ibyo rero bizumvirizwa cyangwa se bizasubizwa n'urukiko rw'ikirenga mu minsi iri imbere, nibwo bazatanga decision yo kugira ngo ah, eh, nibwo bazatanga decision yo kugira ngo ah, bazatanga decision kugira ngo bavuge niba koko umuperezida ari immune cyangwa se afite immunité cyangwa se afite ubudahangarwa mu kinyarwanda. Ibyo rero niba bavuze bati reka ntabwo afite immunité cyangwa ubudahangarwa igihe yakoze icyaha, nubwo cyaba nk'icyaregwa cyo kuvuga ko ari inyuma ya biriya bitero byasenye Capitol Hill cyangwa se iriya nzu ikoreramo n'abadepite, ubwo icyo gihe ni ukuvuga ngo izo manza ntashobora kuziburana. Ariko abantu benshi baravuga ko ntabwo ari byo azaziburana, kubera ko ntabwo wakora icyaha igihe icyo ari cyo cyose n'aho ugikorera aho ari hose witwaje umwanya uriho hanyuma amategeko avuge ko ibyo bintu bitakureba. So ibyo rero ni ibyo muri Amerika, ni iby'ahazaza. Gusa urumva ko mu matora azaba mu kwa 11 noneho hasigayemo Nikki Haley, of course niba ari Ramaswamy wariya nawe wundi, ariko nawe nta bantu agira, nta bantu benshi abona. So ni ukuvuga ngo race muri New Hampshire ejo mardi nibwo hazatorwa, ni ubwa kabiri. Iowa niho habanje, nibyo bita primaries. Ni ukugira ngo bagende bakora ijonjora. Amatora azaba mardi muri New Hampshire, ni leta yegeranye nanjye duhanye mupaka, ndetse nibwo tuzareba. Ariko baravuga ko Trump ari imbere ya Nikki Haley. Biranashoboka rero ko natsinda, banza hakurikira ari South Carolina, nahatsinda ubwo bizaba bigaragara ko Trump ashobora kuzongera kuba nomini. Yes, hari bice bitandukanye ashobora kudabona nomination, cyane cyane nka New York, California, Texas haba hari abaderege benshi cyane ku buryo bashobora no kuba ari nka 10, ushobora gutsinda amastate make yo ukagira nomination, na Florida rimwe muri izo ngizo. Ariko biracyari urugendo, reka turebe na mu minsi mikeya tuzaba tumaze kubona ko bizaba bifashta shape. Hari ibyo bajya bita Super Tuesday primary, aho ngaho amaleta agera kuri 5, 7, 9 atorera umunsi umwe. Icyo gihe rero niho umuntu abonamo umuntu koko ushobora kuzabamo umukandida. Anyways, iyo ni politiki y'Amerika, mureke tuyirengagize gatoya, tujye kuri politike z'u Rwanda. Ndashaka kuvuga iki muri y'u Rwanda? Of course mwabibonye nkuko nateguye ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi, cyangwa se iyi space y'uyu munsi, nuko muri ahitwa Reji, ni kuri Reji cyangwa se Mudende, ni muri Mudende, ni hafi y'u Rwanda, ku mupaka w'u Rwanda, amasasu menshi. Nashatse gukora space biriho biba live, ariko ndavuga ni reka ntazayenda gusanga nibeshye ko ari abantu barasanaga, batari yenda atari ibintu biri as serious nkuko babivugaga. So none byagaragaye ko ari amasasu yaraturuka, donc barasanaga hagati n'ingabo za Kongo, abo bise abazalendo, barwaniraga hafi muri za Kibumba, ariko hafi ya Mudende ubuzima bukaba bwahagaze. Ndabigarukaho mu kanya, ariko ndibuze kuvuga of course ni Burundi, ijambo rya perezida wa Burundi General NEVA yavugiye i Kinshasa muri site ya African Union, ubwo yabonaga n'abajene. Ikintu kimwe yenda bitari ikintu kimwe
batarimo kuvuga cyane nuko President Ndayishimiye asanzwe ari muri babandi bita champions n'abantu bafite za assignment muri African Union cyangwa muri bumwe muri bihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Buri muntu aba afite icyo ni za assignments bafite, nk'uko President Tshisekedi areba iby'abategarugori cyangwa se ibya gender equality, so uburenganzira bw'umwari n'umutegarugori. Bavandimwe rero, ijambo yahavugiye ndibuze kurigarukaho mu kanya. RDF M23 bwa mbere ye n'indi ngingo, bwa mbere ikoresheje ishyize sadeke muri ba bantu basa bundi hari ukuntu yavugaga akavuga ati FDLR, FRDC, Maimai, bariya bita ko ari aba milice cyangwa se abacanshuro mu Kinyarwanda, ingabo z'u Burundi nazo ziyongereye mu minsi yashize. So uyu munsi ho noneho sadek nayo bayicometsemo. Ubwo rero ibyo birababwira aho ibintu biriho bigana cyangwa se naho bigeze. Yabivuze mu gihe barimo bavuga za amasasu yabaye hirya no hino, yabaye irindwi icyarimwe ahitwa Mpati, ndaza kubabwira impamvu ya Mpati, Ikaruba ndetse na Kibumba. Yewe Karuba naho nagira ibyaho byihariye nshobora kubabwira, ariko byo mumaze iminsi mubimenyereye. Urebye muri make cyangwa muri menshi, izo nizo ngingo ngiye kugenda ngarukaho imwe kuri imwe. Reka ndetse mpere kuri iri jambo rya Perezida Ndayishimiye, General NEVA yavugiye i Burundi. Reka nze mbabwire, Abanyarwanda bari i Kigali, mwiyoroshe uburingiti. Nk'uko umwe mu bantu twahuriye ahangaha yambwiye ati, ubu ndaryamye ndasinziriye ndiyoroshe ndagona nizeye ko ingabo z'u Rwanda ziri hanze. Iyo ni politike babashyizemo yo gushaka kugira koko ngo mwumve uburyo ikiringiti kiri comfortable, ikiringiti ukuntu gishyuha, ariko ntimumenye ibibera hirya no hino. Iki ni igihe rubyiruko ndetse na bandi mwese muri mu Rwanda kumenya aho ibintu bigeze. Umunsi w'ejo wabaye ikimenyetso simusiga ya popularite ya Kagame muri Afrika, ndetse wabaye ikimenyetso simusiga yuko ba bandi yita inshuti igihe kizagera bakamurekura. Nta nubwo abo bantu ushobora kuvuga ko ari ubucuti, by the way, kubera yuko bose ibihugu umugani nk'uko umukunzi wacu twandikiye bigira inyungu. Umunsi atagihagarariye inyungu zabo, kandi ibyo byararenze, baragerageje baringinga baravuga bati, nyabuna rekura, pana kurekura ubutegetsi, nyabuna reka gutsimbarara kuri ibintu, reka ego yawe yiveho, ureke icyo kintu cy'inarige cyo kumva ko uri igihangange. Urebe naho igihe kigeze muri iki gihe, urebe aho isi igeze muri iki gihe. Kagame we akomeza yibona muri ya ndorerwamo ya 95, akomeza yibona muri 96. Aha ndi ku kibazo cy'u Burundi. Mwibuke ko muri 2015 yakoresheje iturufu ya jenoside mu Burundi, akomeza agurisha amafaranga yo mu bintu byita PR, public relations, za zindi zigurisha bakavuga bati Burundi hagiye gukorwa jenoside, i Burundi barimo barakora jenoside, ndetse hamwe nabo yicaga ubwe nawe akabafotora akabitangaho nk'ibimenyetso. Anasaba akora ubuvugizi bwo kugira ngo haze ingabo z'amahanga nka kuriya Minuare yaje ku bwa Habyarimana. Ibyo bintu birananirana, barabirejeta. Perezida wari uhari icyo gihe Nkurunziza aravuga ati, kumva yanjye, imva yanjye, ntabwo nzigera nemera ingabo z'amahanga ziza gucungera umutekano mu Burundi duhari, bizaba narapfuye ntakiriho. Ariko ibyo yari imitwe ya Kagame
n'abamba of course n'ababandi akoresha kugura nka kwa kundi yiyandikisha akavuga ko ari wa mbere muri Afrika ari igihangange. So ibyo bintu barabikoze, ntabwo nkeneye gusubira mu mateka y'icyo gihe, ariko nibaza ko abantu benshi cyane cyane b'i Burundi barabizi uburyo ibyo bintu byakozwe, uburyo bashakaga kuzana international community ndetse na international forces, bariya ba observers za UN peacekeepers, ngo baze bahagarare hagati mu Bujumbura kugira ngo jenoside y'abatutsi itaba. Ibyo bintu ni ikintu nakoresheje no muri Kongo n'uyu munsi agikoresha. Ibyo bintu muzajye mu mateka mu byibuke. Yareze iriya leta ya Nkurunziza gukora jenoside contre abatutsi, ariko nabyo ntibyigeze bimuhira. So uyu munsi mwibuke ko uwo muntu, icyo kibazo kimwe kinateye n'impungenge, nuko Kagame ashobora nawe kwihisha inyuma y'ibikorwa bimwe. Of course harimo n'abandi, ntabwo nshaka kuvuga ko nta bantu batanga abatutsi babaho, of course barahari, ni nkuko hari n'abatutsi banga abahutu, ariko akavuga ati nshobora gukoresha ikintu runaka kugira ngo noneho azi neza ko gishobora kubona attention, noneho akakihisha inyuma. Ndabivugira iki? Ndabivugira ko Kagame yafashe abantu i Burundi Bujumbura, ashaka ko bakora kudeta, bahiri ku butegetsi, batembagaza intwaro yari ihari, bipfubye, akomeza kwigira umukiza, umuntu we ari we utabariza abaturage b'i Burundi, ariko we ibyo yateje hariya akaguma ari umwera, akaguma ari umuvictime hamwe n'abandi. Abo bantu nibo perezida perezida NEVA Evariste Ndayishimiye maze imyaka 2 amaze kujya ku butegetsi, ashaka ko babamusubiza, ariko bikaba byaranze, bikaba bakaba neza nta kintu atakoze na kimwe, nta kintu atakoze kugira ngo amwizera. Amuhayewe n'abarwanyi bamwe bitwaga ko ari abo ba FNL, yamuhaye abantu bitwa ko bashinzwe barashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aravuga ati niba ari cyo usaba, duhanahana abantu bagiye guhanahana, bagiye guhererekanya, bagiye duhanahana abantu, duhererekanya abantu bahungabanya imitekano mu bihugu byacu byombi. Noneho ati ngewe ndaguha abo mfite, abaza gushakira kwihisha iwacu ndabaguha, ariko nawe ukora igikwiriye, nawe uzane babandi bari mu Burundi, mu Rwanda, bari bashatse guhirika ubutegetsi, abafite uburemere bwinshi n'ibandi hagati abo ngabo. Of course nabariya bari mu Rwanda, kubera ko bo naba general, n'abantu ntabwo ari ba private bo muri FRN, ntabwo ari ba caporale, bari aho ngaho yenda banihungiye, bagiye gushaka ubuzima kubera ko ishyamba ryabananiye. Wowe urafata abantu baragiye guhirika ubutegetsi, urabaproteja, washyize muri safe house, urabagaburira, urabarinze, hatagira n'umuntu wabakora, nibo bajyanama bawe n'ubundi n'uyu munsi. Urangije ukavuga uti reka nkina agatendo President NEVA, General NEVA. Niko byagenze, wagatekereza ko oya nta bwenge afite, arengeye kumuha, arampa bariya, arampa n'abandi, apfungurira imipaka, abaturage banjye be kwicwa n'inzara. Ariko wowe urimo upanga indi migambi. Yihe migambi yapangaga? Ni ugukora formation ya gutraininga cyangwa se gutoza Red Tabara, ni ugutoza abantu bagomba guhirika ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Ibyo bintu byarabaga, bakavuga bati yenda hari igihe kizagera, nkuko yabyivugiye wenyine muri iyo audio, aravuga ati igihe kizagera noneho bizagera, noneho nshobore kwenda kuba igihe kigiye badusubize bariya abantu. Arihangana, bimwe yirengagiza ibintu bimwe na bimwe, ariko ntabwo ariko byagenze. Mu minsi yashize batangira kuvuga ko systeme ya security y'u Burundi irimo flaws cyangwa se irimo
icyuho. Kimwe muri byo bakavuga bati hariya iyo winjira software bafite ku mipaka ngo ntabwo ari ngo nta capacity ifite yo kumenya abinjiye naho bagiye, mbese kubera ko bari muri EAC biroroshye cyane ko bashobora kujya gukora amanyanga muri Bujumbura. So aho kugira ngo umuturanyi nusanga yaryamye hasi tuvuge atiyoroshe umutwikireho akantu, bo bagahindukira bakavuga bati ahubwo twebwe reka duprofite dukore mu mifuka ye ubwo yasinziriye, duhite tureba niba nta dufaranga afite ngo tutumwambure. Niko bakoze Uburundi, nicyo babukoreye. Baravuga bati okay, Burundi hariya hari software iri badafite yo gutrackinga yo kugira ngo umenye aho umuntu winjiye mu Burundi hajya n'ibimugenza n'ibiki. So kubera iyo mpamvu rero iki ni icyuho dushobora gukoresha tugateza umutekano muke mu Burundi. Nguwo muturanyi muturanyi wa perezida nako w'u Burundi muri rusange. Uravuga uti ndagenda amahahire bimfashe ariko jewe ntabwo nzajya ngenzwa na kamwe. Niyo mpamvu navuze nti perezida NEVA yaratinze cyane. Ari nayo mpamvu navugaga nti perezida Tshisekedi jewe kugeza n'uyu munsi ntabwo njya mbihisha mwita intwari yanjye, ariko jewe ndizera ntashidikanya ko abandi bazavuga ko ari intwari ya Afrika. Perezida Museveni bashatse guhirika ubutegetsi bwe, agenda ku magi akora ibyo yagomba gukora, of course ahandura imvunja nk'uko yabyivugiye, ariko ntiyigeze akora mu ijisho rya Kagame. Ndetse Kagame nk'ibyo ngibyo arabikunda kubera ikibazo cye yifitiye. Kagame we aravuga ati nako perezida Kagame mu mutima we akavuga ati barantinya ntibashaka no kumvuga. So agakomeza akavuga ati ubwo babonye imvunja ndohereza imbaraga zizakireya imvunja, yenda imvunja barazibona ariko imbaraga ntabwo haragera ko bazibona. Ibyo bintu umuntu wabiciye kugeza uyu munsi ni perezida Tshisekedi. Niwe wavuze ku mugaragaro aravuga ati Kagame, amuvuga mu izina, ntiyatinye no kumugeranya na Hitler, ntiyatinye no kuvuga ko ari ikibi cyaziye abanyarwanda n'abanyekongo. Arabivuga ashize amanga. Ibyo bintu byari byarabuze mu baperezida bandi bose yahemukiye. Tari kuvuga ko nibo bwa mbere ahemukiye umuperezida wa Kongo, si uwa mbere si n'uwa kabiri. Abo mu Burundi aho yagerageje guhirika ubutegetsi, yenda sinavuga perezida wapfuye, we yapfuye muri accident, yenda si wari ugendera Habyarimana agwamo kubera impanuka, we nakwita ko atari targeted, donc yapfuye. Of course yaramwishe, criminality mu buryo bwa criminel, amategeko criminel nawe yaramwishe, yabizira yabibazwa, kuko nubwo waba urashe isasu atari ugendereye rigafata undi, uwo ryarashwe nawe byitwa ko wari umugendereye. Ntabwo no ni accident, ntabwo ari nshaka kurasoya mu mategeko, ibyo ntabwo ariko bikora. So nubwo mbivuga nkavuga ko ari accident, ariko ndabivuga muri cadre yuko ari we yaguyemo, yari ahantu, yari ibyo mu cyongereza yavuga ko yari ahantu habi mu gihe kibi, donc yari at wrong place at the wrong time. Noneho bituma agwa muri iyo mpanuka. Ariko nabwo ibyo byo ndabyirengagiza nkavuga ibyo ejo ndi 2015 hariya aho yari afite umugambi uzwi neza cyane. So muri Uganda yabigerageje inshuro nyinshi cyane, ashaka ubutegetsi we ubwe Kagame yiyumvamo muri Uganda. Ntabwo ashaka ubutegetsi abanya-Uganda biyumvamo muri Uganda. Si ikibazo cy'uko, ntabwo ari ukuvuga ngo abaturage bo muri Uganda baranezerewe. Iyi ngingo ndayitindaho kubera ko iri très important. Ndaza kubafungurira mikoro mu kanya, munyihanganire mbanze mvuge ibi bintu, ariko mwihangane gato. So iyi ngingo ndiho ndayitindaho kubera ko ni development nshyashya cyane, ni development, donc ni mishyashya. Of course nari kuyiha titre yayo, ariko sinayihaye iyo titre kubera ko mbizi neza ko iyo umutekano w'u Rwanda nayo ifite uburemere bwihariye.
kubera ko ibi ni ibintu bishobora gutuma abanyarwanda batangira guhunga, bashobora gutangira guhunga nk'uko uyu munsi biriwe bafunze batazi n'ikiri bukurikire. Ariko ndayigarukaho mu kanya, ariko iyi Burundi nayo ntushobora kuyitandukanya n'ibiri hariya muri kariya gace ka Nord Kivu. Ngiye kuyivaho mu kanya. Kagame akavuga ati ndabyemera ko Ubuganda ari igihugu kwacyo, nanakivuyemo sindi umunyagihugu waho, ariko ubutegetsi buhari simbwishimiye. Wowe si uri umugande, ubwishimira nkande. Niba utabwishimiye, option ufite nkawe nka perezida w'ikindi gihugu no gucana umubano n'icyo gihugu, kuvuga ati sinzabagenderera cyangwa sinshaka ko mungenderera. Ibyo bifitiye ububasha, by the way, ndetse bitanyuze no muri parlement. Yenda abaturage bashobora kurakara bakaguhirika, yari abaturage bafite uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza, ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo ngo sinishaka, ngo sinshaka ngo sinshaka ubutegetsi buhari muri Uganda, bityo rero ndashaka ubuhirika cyangwa nshyireho uwo nishakiye. Ibyo myitwarire yabayeho ku gihe cya Mobutu, biragenda kwa Kabila, yewe na Kabila fils nawe niko byari bimeze, uretse ko we atari ntabwo yamushyizeho threat yo kumwica. Icyo yakoze we yaravuze ati njyewe ndagukoreramo, utabyemeye of course nzakugenza nk'ibyo nagenje papa wawe. So Kabila aba ku ruhande rumwe aba oblige, asa nkaho donc asa nkaho amwemereye kumukoreramo, ariko bakina byandi bajya numva mu Rwanda bita ngo ni Arab wing. So noneho nyuma impinduka zibaho, Kagame aravuga ati impinduka zirabaye ariko jyewe ndabikomeza. So ntibyamuhiriye, kuko umugabo wagiye ku butegetsi muri Kongo yaravuze ati bwana Kagame, niba ari imyitwarire, so ubwo hasigaye tuzareba umugabo. Ntibirarangira n'uyu munsi Perezida Tshisekedi turamusengera, ariko threat afite turayizi. Yakoze ibintu byagiye bikorwa na ba Lumumba, ni ibintu byakozwe n'abantu baba mu mateka ya Afurika, barimo ba Kwame Nkrumah, abantu nk'aba Sankara. Iyi niyo myitwarire na ba Mandela niyo turimo kubona kuri Perezida Tshisekedi muri iyi minsi. So kuri Perezida w'u Burundi rero, ejo afashe urugendo agiye guparticipa mu irahira, bamwakiriye neza cyane. Nibaza ko ari we muntu Kinshasa yagaragaye ko yishimiye kurusha abandi bose bari bahari. Ahageze mu gitondo, nako mu munsi wakurikiyeho, yagiye kuri site ya African Union, ahavugira ijambo ndarifite ry'iminota 5, avuga uburyo, sinzi niba muryumva, ariko ndaza kurikina, niba mutaryumvise aha ngaha ndibuze kurishyira kuri YouTube ho byanze bikunze munashobora kuryumva abatari kuri iyi space. Aravuga ati namaze imyaka 2 negosia, ni ijambo riri mu Gifaransa, negosia, bambwira bati rwose tuzabikora, tuzagerageza, tuzabikora. Imyaka 2 irarangira. Atari ku munyabinyoma, mubeshyi, uramuherekeza ukamugeza ku muryango ukamubwira uti jyana ibinyoma byawe. Kandi barabikoze. President Ndayishimiye yakoze ikintu cy'ubutwari. Of course ntabwo ari ukubera ko ndwanya ubutegetsi bwa FPR, ntabwo ari uko ndwanya ubutegetsi bwa Kagame, nuko nawe ubirebye eske ubundi yakiza giki, niki yungukira muri Kagame uretse kumuzanira urupfu gusa. Nabivuze, reka nongere mbisubiremo. Urashobora economy, ibi byose uri murengera, sinshaka gufunga imipaka, sinshaka kwiteranya kugira ngo ibi nibi, ibyo byose ushobora kubiregreta utagishobora no kubisubiza inyuma, kuko ushobora kubaka iyo economy utashaka kwangiza, ushobora kubaka umubano n'abanyarwanda igihe kigeze cyangwa gikwiriye, ariko ubutegetsi bwa babutembagaje sefini.
wowe usigara wicuza ukavuga uti ibyo ntakoze nagomba kuba narakoze. So afata icyemezo aravuga ati Kagame rero niba noneho ari uko, noneho wongereho kujya untera ukajya kwica n'impinja n'abana, ntabwo ari hamwe yabikoze gatatu, nagiye mbikavaringa kenshi. So uravuga uti bigaragara ko iyo ariyo nzira wahisemo. So noneho gumana ibyo byawe byiza, nanjye ndagumana ibyanjye, ariko nibura mbe ndengeye icyo kibazo cyo kwirwa ndwana no kuvuga ngo umutekano wanjye ufite ikibazo. Ubu shwayo Kagame afite muri iki gihe ni ugutera avuye inyuma. Simvuga ko atabikora kuko birashoboka, ariko ntabwo ari ibintu biri bimworoheye, ntabwo ari ibintu byoroshye ko bizasaba ko mobiliza, agomba kumobiliza resources, agomba kumobiliza imbaraga nyinshi cyane bitandukanye na za infiltration. So President Ndayishimiye ari Burundi aravuga ati ikibazo twarakimenye. Iyi mpamvu ibiri jambo riri très important kandi riri ari jambo rigomba gutuma umwana w'umunyarwanda wese nahuri ugomba gutangira ukavuga uti ese amafaranga yanjye yose ari muri banki ya Beka cyangwa se ya Besere cyangwa se n'ibigihari cyangwa koje banki cyangwa se banko, ayo mafaranga yanjye ari safe? Of course ntabwo ari safe. Impamvu ni iyihe? Kagame akomanyirijwe muri Kongo, nubwo bagihahirana abaturage bahari, ariko ni buryo nabwo buri limited. Kagame akomanyirijwe mu Burundi, ntabwo ubu nta cyizere mufite ko n'ejo budashobora kubyuka mukavuga ngo n'Ubugande bushobora kubakomanyiriza cyane, ndetse vuba binashoboka, nabwo c'est possible, kubera ko nabwo ntabwo mwagizemo uburebera izuba, kandi ndabizi neza ko ejo bundi Kagame nawe wasibye kujya muri iriya nama ya NAM cyangwa non-aligned movement. Ntabwo ari ukubera hari ubundi bucuti mbese wabyirengagije, ariko ntabwo wabyirengagije, cyangwa se ntabwo ari uko udakunda kujya mu bitaramo cyangwa kujya aho abandi bategetsi bari, nuko uzi neza ko utari umuperezida ukunzwe cyane muri kariya gace. N'imipaka mwafunguye kubera General Muhozi byari kubera impamvu ziri private, cyane cyane ko washakaga kuzashyira Muhozi ku butegetsi kuko wumvaga ngo warakoze imibare ko ari we uzajya ukoreramo, ariko nabo iyo mitwe yose ba nyir'ubwite barayizi. None Burundi uretse no gufunga imipaka, President Ndayishimiye yongereyeho mu ijambo rye aravuga ngo abanyarwanda, urubyiruko rw'abanyarwanda, ko yari imbere y'urubyiruko rwa hariya, arababwira ati nabo barafungiranye bakeneye kwibohoza. Hari undi muperezida wabo barabivuze mwibuka? Of course Tshisekedi yarabivuze. Anyways, ibi rero bigomba gutuma umunyarwanda wese atangira kwibaza avenir, akazaza ke muri kiriya gihugu. Perezida Tshisekedi yaravuze ati jyewe nshobora kuzateranya inteko zombi. Iyi ni imwe mu ngingo ngiye kongeraho, ngiye gukurikizaho mu kanya. Nshobora guteranya inteko zombi, narangiza nkabasaba autorisation, uburenganzira bwo kugira ngo ntere i Kigali. Kandi kuri ubu dufite ubushobozi bwo kumena agatwe k'abantu bari hariya i Kigali tutabanje no kujyayo. Mwibuke ko drone yigeze guhagarara mu kirere ireba ikamera iby'i Rwanda, Amerika igahagarara, basaba ko bakura ingabo ku mipaka. Nta ngabo Kongo yari yarashyize ku mipaka, uwo bavugaga yari drone yari iri hari, yari ijisho rireba i Kigali mu Rwanda, rireba muri presidence.
ryicaye hariya Goma. Perezida Tshisekedi yabivuze ati jyewe ntabwo nkeneye kwirirwa njya hariya. Iriya ni drone ishobora, i Rwanda hari ibirometero bingahe uvuye hariya ku Gisenyi hariya hejuru, kandi iyo uri hejuru ntabwo ugenda ukata amakoni ngo noneho ngo drone ngo misile ngo izagenda izenguruka, kandi mwabonye ko idahusha. Iyo yamaze gufata target bakamenya ngo gusa icyo batashaka gukora no kumenya ngo eske ziriya ni imodoka gusa cyangwa harimo umuntu. So bisaba kugira ngo bamenye ngo uwo muntu arahari, ari muri iyo modoka, nibarangiza bayihundagazeho icyo cya gisasu cya drone. So ibyo yavuze rero ni ukuri, ashobora kujya sibura abantu bamwe na bamwe bibereye hariya kuri Goma. Intambara rero ni nkinde. Perezida Ndayishimiye aburiye abanyarwanda, arababwiye ati dufite umwanzi umwe mw'abanyarwanda mwe, umwanzi dufite dusangiye ni Kagame. Ntabwo abanyarwanda ari babi. Ijambo neza nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze. Uribaza ko ibyo ngibyo ari coincidence? No. Nuko bazi n'ingaruka zishobora gukurikira. Ntabwo bashaka ko abanyarwanda bumva ko niba habaye confrontation hagati y'abategetsi bombi, ntimuzavuge nubwo hari abahagwa cyangwa hakagira abahagendera, nyabuna ntimugire ngo mw'abanyarwanda mwe turabanze, ahubwo tuzubaka umubano mwiza urambye, ariko abo bantu bajambije umubano batagihari. Ibyo byavuzwe na Perezida Ndayishimiye hariya, iyo ni interpretation yanjye, abibwira urubyiruko. Aravuga ati umwanzi n'umuyobozi, ni abayobozi b'u Rwanda, abaturage ni abavandimwe, kandi tugomba gufasha cyangwa se urubyiruko gukora ibituma n'urubyiruko rw'u Rwanda pression, urubyiruko rugenda rwo rukifungura rukibohora. Anyways, reka ngerageze kubashyiraho iriya muri make, numve ko yenda mushobora kuyumva, ariko sinzi ko muri bushobore kuyumva. Société l'idée. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda. Aha aravuga ko niba hari icyemezo cyo kugira ngo abantu baze guhungabanya umutekano cyangwa kudutera, ntabwo ari ikintu abanyarwanda bose muri rusange bafasheho umwanzuro n'abayobozi babo. Plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. Ils se sont bousculés, ils étaient contents. Alors que les leaders continuent à alimenter les terroristes, les criminels, l'état-major général de René Tabara se trouve bien au Rwanda et aussi les autorités de l'ONIPA. So urumva aho ngaho harakomeza avuga ko abanyarwanda bari bababajwe no kubona imipaka ifunze. Ati tuyifunguye bahise birunda barameneka, baza mu gihugu kuza guhaha, ariko ibyo babikoze bari abantu bagifite eta major ya Leta cyangwa se ubuyobozi bukuru bukibereye i Kigali, nta kintu na kimwe bakora, nta kintu bashaka no gukora, bo ku ruhande rwabo nta kintu na kimwe bakoze. urumva rero ko bo bagitangaga ibyo batanga, ariko Kigali we Kagame bakumva ko we ari wa wundi buri gihe nk'uko abigenza, akumva we ari hejuru y'abandi bose. Il nous promettait toujours de les remettre à la justice burundaise. Il nous promettait pendant plus de 2 ans de négociations. J'ai envoyé des émissaires, lui aussi il a envoyé des émissaires au Burundi, mais c'était l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie.
Alors, quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village, tout près de Bujumbura, tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai compris. Enfin, je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menteur. aravuga ko yakumye yabeshya nsezeranya kuzazana abantu abitse tukazabashyikiriza bakajya imbere y'ubutabera, ariko icyo gihe ntikigeze kiba, baguma bambeshya ariko ngo byari uburyarya. Iyo ni definition, nibyo koko ni indyarya. Baramumenye ibyiza gusa suko batari babizi. Ikitandukanye n'uyu munsi nuko bashobora kubivuga bakabyatura. Ubundi bari basanzwe bazi ko ari indyarya ariko ntibabivugaga. Iyi ni development rero nziza cyane, ni nacyo Kagame, kuko mbere iyo utabivuze nubwo ubizi arabizi nawe, arabizi kuriho agukina ariko avuga ati arantinya. So kuba ashobora kubivuga nicyo kintu gitandukanye no hambere. Avuga ati twari tubizi ariko nako twagira ngo tukavuga ati ndagusezeraniye ndabazana, ariko bwari uburyarya. Ariko ibyo yabimenye ati ejo bundi rero yabimenye nyuma yaho yabatangiye kwica abantu mu Burundi. So ahita rero nyine yaravuga ati enough is enough. Thomas, une fois, la faute est à lui. Si Thomas t'a encore une fois, la faute est à lui. Mais si Thomas te la croit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le Rwanda se saisisse? Moi, je te dirais, aide-toi toi-même, le monde est éternel. Amen. Urabeshya rimwe, kumbeshya rimwe, yes, bwa kabiri ikosa ryawe, ariko wongeye kumbeshya kandi nanjye nkabyemera, ikosa aba ari iryanjye. Les leaders, nous sommes dans l'obligation de protéger nos citoyens. La mission régalienne de chaque État, c'est protéger les citoyens, c'est poursuivre les criminels, c'est juger les criminels et chercher le bien-être des citoyens. Amen. Cette obligation est régalienne à l'État, ce n'est pas régalienne à l'extérieur. Vraiment. C'est pour cela que vous, citoyens, soyez d'abord unis. Citoyens congolais, soyez unis et puis combattre ensemble votre ennemi. Azalendo. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de massacres répétitifs depuis l'indépendance. aha perezida General NEVA aravuze ati
tuzakomeza urugamba, tuzakomeza kugeza ubwo n'urubyiruko nyarwanda nabwo urwarwo ruzahita narwo rujya kuri presiyo cyangwa se rushyiraho presiyo y'ubutegetsi bwabo. Of course urumva ko nabo baravuga bati ni hahandi excuse me, urubyiruko nyarwanda nabwo rukazagera ukavuga ati no turabirambiye ibi ngibi. Ibi byagaragaye, hasigaye amasegonda make ntabwo ndi bwongere. I am so sorry, bya byuma byabaye byazanye ibibazo. Hagati aho rero ubwo audio ntabwo ndi bukomeze kuyikina, ariko reka yenda njye kuri ziriya ngingo zindi, hanyuma mbahe ijambo abashobora kuba bagihari, abandi ubwo muraza gutanga ibitekerezo byanyu yenda kuri YouTube. Ndakurikizaho iyi ngingo, ariko sorry ku bantu twari turi kumwe, mbanze mba apologizing rwose abo twari kumwe, abo bivanze mukaba mutashoboye kongera kugaruka. I am so sorry. Ubwo muraza kubikurikirana kuri YouTube Premiere, muraza kubyumva yenda ku masaha ya nijoro kuri YouTube premiering. Ariko in conclusion ku kibazo cy'u Burundi, muri make mu ijambo rimwe nuko umunyarwanda wese ahari akwiriye gutangira kwibaza, ese koko mu Rwanda hashobora kuba intambara mu gihe cya vuba? Possible cyane. Ese hashobora kuba koko hari intambara ishobora guturuka ruhande? Nabyo se possible cyane, ndetse kubera iyo myitwarire mibi y'umukuru w'igihugu udashaka ko yareba inyungu z'abanyarwanda, avuga ati ibihe turimo n'inzara ntabwo tuzashobora kuyikuramo, cyane cyane ko ubwisanzure bwabo ni bukeya cyane. Banyarwandakazi rero biragaragara ko imbere hashobora kuba hatumba intambara, ndetse atari kera cyane, ku buryo namwe mugomba gufata ingamba zikwiriye. Impamvu iyo ntambara ntabwo ari ukuvuga ngo izaterwa gusa n'aba baperezida, ari perezida Tshisekedi cyangwa Burundi, no, izaterwa n'umutwe munini wa Kagame, wa perezida Kagame ubwe, kubera ko we ntashobora kureba ikosa rye ngo anaryemere, ahubwo bazavuga ati mbaya ikiba kibi, ariko azajya kwerekana ngo ashaka gukorana mu mitsi n'abantu. Mwibuke ko we atazakoresha imitsi ye n'iy'abana banyu, we ntacyo ahomba. Yes, igihe cye nikigera cyo gupfa azapfa, ariko mwebwe azaba yabamarishije. So imbere ntabwo hasa neza, kandi birasa nkaho bitakiri kure cyane. Uyu munsi habaye imirwano mu duce twinshi dutandukanye mu Rwanda, muri Congo, mu bice RDF ikontorora cyangwa se irimo. Aho imirwano yabereye ni muri Karuba, ni muri Mpati, ndetse muri teritwari ya Nyiragongo. Iyi ngingo niyo nari nitiriye Twitter space ya mbere, kubera ko amasasu yavugiraga hafi mu Rwanda neza, ku buryo ibikorwa bimwe byahagaze, byinshi ndetse ntabwo ari bimwe. Ibi bintu bigomba kubatera concerns, bigomba kubatera impungenge. Bwa mbere mu matangazo ya M23 bongereyemo noneho na SADC. Ibi ni bya navugaga kare, impamvu umunyarwanda agomba kugira impungenge. Ese mu by'ukuri bishoboka bite yuko wavuga uti FRDC ni ikibazo, Uburundi ni ikibazo, abo ni abantu babakikije, uti SADC nayo ni ikibazo? S'il vous plaît, SADC seki? SADC ni Tanzania, SADC ni South Africa. Ese nk'ubu mumbabarire mumbwire, Kagame we atekereza gute ko assurance abanyarwanda? Of course aracecetse,
nta n'ikintu na kimwe uretse nka cyagiye bagiye kubagurira inzoga muri convention center agira icyo yavuga kugira ngo abanyarwanda kuki adashobora kubabwira kubahumuriza akababwira ati mw'abanyarwanda murumva ibivugirwa hirya no hino ariko no ese hari igihe yigeze kuvuga ati turiteguye ariko nta kindi. None nta n'umuntu ushaka kumubaza ati se koko dufite capacity yo kurwana na sadeke tukarwana na Burundi, c'est possible? Mu yandi magambo twarwana na Tanzania, tukarwana n'u Burundi, tukarwana na Congo, yewe n'ibihugu bibashyigikiye biri hanze. Ntabwo ibyo bintu ashobora kubisubiza. Bwa mbere bashyizemo FRDC, FDLR, Maimai, Burundi, ngo abacanshuro binkludingamo sadek. Bwa mbere sadek yagaragaye. Nibyo nababwiraga n'abanyarwanda muguye kurya muri menge, kuko uko bigaragara barababwira bati baratwanze bose, kandi ababyandika n'abantu bababwiye na Leta y'u Rwanda kubyandika na ba M23, ntabwo ari itangazo bandika bikuriye mu mutwe wabo. Donc ni ukudeklara yuko ibyo bantu bose bari contre u Rwanda. None se umunyarwanda yakumva atekanye gute koko yumva abo bantu bose bavuga ati bari contre no? Abanyarwanda bakavuga ati nta kundi, reka twiyemeze se dupfe dutega agahanga. No, ntabwo mukwiriye, kuko neje umuvugizi w'ingabo za Kongo arababwiye ati mwitange nta kibazo dufitanye, kandi koko abaperezida benshi bamaze kubivuga. Mwirwane intambara z'umuntu zidafite impamvu, ntabwo turi abanzi, ntabwo twangana. Ubwo ndabwira abasirikare ko n'abanyarwanda bo mu gihugu imbere bo bwabo koko iyo batekereza umuntu akubwiye ati twanzwe n'isi yose yewe. So none sadek nayo bayongeyemo. Iki cyagombye gukangura buri munyarwanda akavuga ati no, Kagame is finished, ibye arimo ararwana na survival ye. Reka noneho mbabwire ibya Mudende, ibyo kuri Reji. Uyu munsi habaye amasasu menshi cyane aremereye n'amatoye, ku buryo bitashobokaga kugira ngo abantu bakora imirimo barimo n'abashumba bajya no gushaka ubwatsi bw'inka hirya gatoya, nabwo ntabwo byabakundiye. Of course kubera amasasu yari menshi cyane kandi yagwaga hafi aho ngaho, kandi yajyaga hirya no hino. So ntabwo ari muri Kibumba gusa cyangwa se aho ngaho kuri Nyiragongo no kuri Reji ariya Mudende bagize icyo kibazo, Mpati, Karuba naho niko byagenze. Mfite amakuru, inkuru zitari nziza rero mbi, kubera yuko ntabwo ibi biri burangire uno munsi. Ntabwo biri burangire uno munsi, ahubwo amakuru mfite aremeza ko Goma, Kigali irimo irategura kuvuga ngo umugambi wo kugira ngo bayasotinge vuba cyane. Ntabwo mvuga ngo bazabigeraho, ariko barabyifuza, barimo barashaka nako bariho barabitegura, kandi barabizi neza. Nawe uri muri position ya Kagame udasubiye inyuma, nta kindi kintu wakora. So ayo ni amakuru mfite nabonye nakiri ino munsi. Ni ukuvuga ngo biriya byose ngo bumva bariho bararasa hirya no hino ni imitwe, aho bashaka kwataka nyuma y'aho bumvise discours ya President Ndayishimiye, bakaba barumvise ya President Tshisekedi, kandi akaba arahiye, bari baravuze ko atazigera arahira. Barashaka noneho kuvuga ngo wakoze muri ntuza ngo arangirizamo. Niko bimeze, barashaka kubikora. Kagame we yamaze kumenya ko ibye bitameze neza, ariko ikibazo ni ukumenya ngo abanyarwanda mwebwe murashya mwaruriye. Hariya kuri Reji ntabwo ari kure cyane, donc ni muri Gisenyi, ibyo birumvikana, buri muntu wese arabyumva, ntabwo ari kure rwose. Yuko no mu mujyi muri Rubavu, of course hitaruye Rubavu gato, ariko muri Mudende, namwe mwumva Mudende ukuntu hameze. Iyo abaturage baho bafunga
ni ukuvuga ngo amasasu bateye yashubijwe, nta byo gutinya kuvuga ngo aragwa mu Rwanda aragira hehe. Ni ikibereka ko mu minsi iri imbere ko bizaba even worse, bizaba bibi cyane. Ntabwo u Rwanda rufite imbunda ziremereye kurenza izo Kongo ifite, ariko kubera ko nyine sinzi ko nabyita ni kwanga gukurwa ku ijambo, bamudakurwa ku ijambo, aremera akaba agiye kumarisha umwana w'umunyarwanda, haba kuri undi ufashe imbunda ndetse n'umuturage uhaturiye, nta n'isano na rito afitanye n'iriya ntambara. Banyarwanda, banyarwandakazi, niba ufite uburyo wakwitandukanya n'iyi ntambara uko ariko kose, ari ukwigendera kure, ari uri mu gutoroka se abari mu gisirikare, ari abantu bashobora kuba bayicungira hafi akavuga ati nibikomera nzajabuka, icyo gihe kiri hafi, mutangire mukirebe neza. Kagame naramuka ateye Goma, iyi ntambara ntabwo izahagarara, ndakurahiye, dore aho nibereye. Naramuka ateye Goma, iyi ntambara ntizahagarara. Iyo ni prediction yanjye, kandi biragaragara amakuru mfite y'uyu munsi, nyuma umujinya afite amaze kumwarira kuri iriya seremoni ya Perezida Tshisekedi, abonye nawe ayikurikirana kuri televiziyo nkatwe twese, kuri YouTube nkatwe twese, ndetse hari n'abavuga ko abari bafite n'ubushobozi bwo kureba RTNC bavuze ko uri bufatwe areba RTNC, uri bufatwe areba RTNC. Sinzi icyaha bari kumurega ariko ntabwo bakeneye kumubwira ngo ni icyaha runaka. Of course ni crime, ni ibihano. Sinzi, nta nubwo nari mbizi ko bashobora kureba RTNC bari mu Rwanda. Sinzi bari kuri internet, sinzi bari amateleviziyo ayitanga, ariko baravuze bati nihagira umuntu, sinzi niba barayidesaborinze, ariko uko babikoze kose I think ababifitiye ububasha nibo babihagaritse. Ntabwo ashaka ko hagira umuntu ureba RTNC akareba Tshisekedi, genda batekereza ko ari buze kuvuga ibindi bintu, ariko ntabyo yavuze. Bavandimwe, reka ndebe ko abari bifuje gutanga ibitekerezo byabo babitanga ubu ngubu, kuko ngiye gusoza iyi space. Ntabwo ari ndende, muraza kunyihanganira iyi update. Ndagira ngo niba hari abashaka gutanga ibitekerezo, ubu nicyo gihe cyabyo. Muraza kumbabarira, murashobora kuba bamwe turi kumwe nonaha atari abo twari kumwe mu mwanya washize, abandi bashobora kuba bagiye. Hariyo natangiye irakatika, ntabwo nzi uko byagenze. Bamwe rero ntabwo tukiri kumwe, ariko muramutse hari abantu bashaka gutanga ibitekerezo muri iyi space ya kabiri, ubu niho waba ari umwanya wanyu. Naho ubundi ntabwo ndi butinde kuko ndi hafi kuyisoza. Reka rero mara akanya gatoya me chance bavandimwe bashaka gutanga ibitekerezo kare bari babisabye, barimo Ndabaga, barimo uwitwa ni Arc France, ariko ndabona ubu bataraza. Mu gihe mbategereje rero, ndagira ngo mbabwire ko mu biganiro byacu by'ejo nzagaruka kuri ibi bitero, kuko nkuko nawe maze kubabwira, amakuru ambwira ko bitari buze gutinda, bitari buze donc batari buze kumara igihe batarasorting, batarakora ibitero simuzi, kuko urabona ko inzira zose izi nzira zose bagerageje zirimo zirabapfana zose, ariko I mean. So niba rero
niba asanze aho yari abitse hose byarananiranye, niba aho yacungiraga drones zimurebera ijisho riri kure cyane mu kirere ari abambuka, kandi ibyo yarabibonye, kandi ibyo arimo arashaka ko ziriya kapasite, donc Goma, Sake, ibintu byose byita kuri wagereranya nk'ikintu cya supply, ikintu gifasha gusapurayinga iyo mirwano, gufasha iyo mirwano, bituma mbese adashobora kwavansa uko abishaka, niba ari za communication, niba ari ibiki. Hariya muri donc urabona ko mbere yagendaga akicara muri za Bambo, Mushaki ariko niba batangiye kujya batagetinga nabo bayobozi aho bicaye hose bagakubita, so bavuga ati tugomba aho hantu hatuma bashobora donc kugira ngo communication zose aba ari bo baba muri control yazo. Barashaka gufata Goma, barashaka gutera Goma, yenda gufata, reka mvaneho iryo jambo, bashaka gutera Goma, noneho bakareba ko baba ari bo baba in touch nako in control w'izo communication, bityo rero abantu babo ntibakomeze kuhatikirira. Ndagira ngo GM, ndabona ari wowe wenyine wasabye ijambo, yenda ushobora no kudusoreza space, reka nguhe ijambo, ushobora gufungura mikoro yawe ugatanga igitekerezo cyawe. Sinzi niba twari kumwe muri space ya mbere yavanze, tukaba turi kumwe mu ya kabiri, commentaire zawe ziramutse ari izi ya mbere cyangwa n'iyi, byose biremewe. GM, niba atari ukwibeshya, ndagira ngo mikoro yawe uyifungure ufate ijambo. Murakoze cyane JP, nagira ngo ushimire kuba wateguye space ya mbere nayikiyemo gato, ariko akaba ari ngewe ushobora kuba utakumva. GM, uranyumva ubu? GM sinzi niba ari utakumva jyenyine. Ntabwo nyumva, biranashoboka nabyo, ariko uranyumva? Niba urimo kuvuga abandi bakabakumva, that's fine. Abandi baranyumva ariko wowe ntabwo unyumva, ngira ngo barakumva. GM barakumva, abandi bavuze ko barimo kumva. Ubwo ikibazo ni iwanjye. Yes, izi niba naba nkomeje rero cyangwa wakomeza. Urakoze cyane. Nagira ngo ushimire ndabona bifixinga nanjye. Yes, nagira ngo ushimire ko bawateguye ikiganiro kuri space, kandi no kuba umpaye akanya kugira ngo ngire icyo nongeraho cyangwa se mbivugaho mu buryo wenda mu nshamake. Ikigaragara uko wabivuze nuko navuga ko ubu ngubu twese tugomba kuba twiteguye ubwiyahuzi bugaragara, cyangwa se niba nakwita simusiga, mu buryo bwo kwiyahura udafite rutangira, kubera ko Kagame yaramenyereye cyangwa se azi neza ko uretse abanyarwanda yagize ibikange, nta n'umuntu ushobora kuvuga abanyarwanda mu gihugu bose. Ushatse kugira yaramenyereye cyangwa se azi neza ko ndumva abanyarwanda yagize ibikange, nta n'umuntu ushobora kuvuga abanyarwanda mu gihugu bose. Ushatse kugira amajwi yarimo yisubiramo. JP, uranyumva ubu? JP sinzi niba unyumva. Cyangwa n'icyo utumvikana. Ushobora gukomeza banza na mutinze donc equipment imwe. Okay, urakoze cyane. Icyo nashaka kuvuga
hari ibintu yamenyereye abona ko ari byo bizamufasha, aho abanyarwanda bose abagiriye ibikange agafunga buri umwe wese uvuze, agafunga n'abamugira inama atari no kuba banamukritika mu buryo bunasanzwe ngo hari icyo bamutwara ku butegetsi bwe, nk'abariya abanyamakuru bose ubona yagiye afunga, baba no mu baturage bifatira amakuru y'abaturage uburyo baramutse n'ibyabaye mu giturage, bariya bahasa n'icyuma n'abariya bose bakarasira bivugira ibyo bavuga, bariya ni abantu utavuga ko wavuga ko hari n'icyo bari bamutwaye. Rero mu gihugu aragenda abaturage bose abashyira kuri total control y'uburyo nta n'umuntu ugomba kuvuga, bose bahinduka ibikange. Noneho aho we hanze akoresha metode ya ziriya assassinations, kwasasina abayobozi, aho yasasina abo mu Burundi, abo bo babaye mbere, noneho ageze muri Congo yasasina Kabila, Kikwete agiye kuvuga amuintimida nawe amubwira ko azamuhitinga. Ni ukuvuga ngo habaho noneho nuko n'abayobozi ubwabo ashaka kugira ngo abakange bose babe bikange. Ibi ni ibintu yakoze kugira ngo we yumva ko byamuzamura bikamushyira ku rwego yumva yaba atinyitse, kandi noneho hashyiramo na biriya byose ubona akora no muri aba ba imperialiste, ashyiramo abarobiste kugira ngo ibyo ashaka byose bikorwe n'ubwo byaba ari ibintu bibangamiye abandi mu karere. Ibyo byose arabikora, ajya muri ubwo bucuruzi bwo gushorayo abana kuriya muri Congo, bashirirayo iriya mitwe yose ayikereya, urayizi Jean Paul yose twagenda tubinabivugaho cyane. Abo bose bariya ba Makenga nakubwo mpereye hafi ahangaha, wenda nahera n'inyuma kuri biriya byaba noza Nkunda agenda kireya n'aba ba Makenga, agenda kireya bariya bantaganda bose. Ibyo byose byamuhaye kugira ngo akore uko ashaka, kandi hanze afiteyo abo akoresha kugira ngo bakavaringe ayo mabi yose. Abanyekongo barahatikirira, abana b'Abanyarwanda barahagwa, akitwaza ibyo yitwaza byose. Ahangaha rero ngarutse ku kibazo cyawe iki ngiki wakurisije washyizeho y'intambara n'ayo masasu n'ibirimo bigiye kuba n'ibishobora kuba nyuma y'ahangaha, ntabwo waba uri uwo muntu navuze mpereye inyuma wari umeze gutyo kandi atinyitse cyane Jean Paul n'abadukurikiye, ngo urebe ibyabaye hariya mu irahira rya Tshisekedi ejo, urebe uburyo Ndayishimiye yinjiye mu ntuza muri stade bakavuza induru, genda avugamo abantu babiri gusa, urebe uburyo Rwamafosa yinjiye muri stade bakavuza induru, noneho uwagombye kuba yinjira muri stade bakavuza induru ari Kagame nk'umuturanyi bari bafatanya akaboko cya gihe mu bihe byashize, hanyuma ngo umbwire ko byagarukira aho ngaho JP, ntibishoboka. Ntabwo waba uri umuntu wagize iriya sikise imeze kuriya, niba nayita sikise wenda mbifate muri ubwo buryo, ku buryo abantu bose bakubona wari ufite icyubahiro. We urumva, kandi bigaragara nuko Tshisekedi rwose yarabishatse ko baba inshuti, ibyo twese turabizi, ariko kubera ka kaboko karekare, kubera kwa kundi kumva ko abantu bose abashyira ku mavi, kumva uko Kabila yari yaramushyize ku murongo uko ashaka, agakora uko ashaka, nta rutangira, ageze aho yumva ko yabishyira no kuri uyu Tshisekedi. Umwana rero wabaye muri politiki igihe kirekire nka Tshisekedi ahereye kuri se, bigaragara ko diplomasi yayigiye kuri se, niko navuga. Ariko noneho yongereho nawe ubwonko bwe, afite ubwenge uriya mugabo. Arangije aravuga ati nakubonye, ibi byose byabaye narabibonye, reka mbanze jewe nguhe ukuboko tunahoberane, noneho bimpe kukwegera nkakumenya.
ibi bintu byafashije ariko Kagame ntabwo yabibonyemo nka opportunity yo kugira ngo ace umuvuno avuge ati nanjye reka nige uyu muntu, we yabibonyemo nka weakness, ariko ntabwo yari weakness kuri Tshisekedi, ahubwo bwari ubwenge bw'umuntu ushaka kugira ngo ufite umutima w'igihugu cye ashaka kugira icyo yageraho. Kandi wibuke JP yara ari no muri iriya transition ya Kabila wari warafashe ntuza inteko yose hafi navuga n'igisirikare cyose ari iki, akora we imibare aravuga ati ni gute nakwivana muri ibi bintu nkagira ubwo nshobora kuyobora ari byo uyobora. Aravuga ati reka uyu mugabo ndabizi niwe byaturutseho, ari ukuba Kabila ameze atya biva hakurya, igisirikare kimeze gitya biva hakurya, amuha ukuboko aramuhobera bakajya bafatana. Ni bya bindi wumvaga abantu bose abanyarwanda bibwiye bamwita ngo ni igisekeramwanzi, ariko ntabwo yari igisekeramwanzi, we yari mu buryo buri muri strategy yo kuvuga ati nkumenye mbanze nkumenye neza tumenyane. Waba unibuka ko na Denis Nyakeru bigeze kuzenguruka na First Lady Nyiramongi hariya mujyi wa Kigali bari muri ya modoka iri open, urabyibuka cyane? Yes, ibi ni ibintu byose Diego navuga nti yari opportunity ya Kagame na gatsiko ke gukorana na Tshisekedi, kandi bakaba iriya romance ikabaho rwose n'ubu ikabishyiriho. Yagombye kuba kuri stade hariya twabonye biriya birori ari we wagombye kuba shininga, ariko ntabwo ibyo yabikoze kugira ngo yumve ati uyu muntu ni umuntu waje kandi twakorana muri biriya Tshisekedi ashyira imbere avuga ngo ni win win. Ntabwo ibyo yabishatse. None rero arangije, ahubwo umunyabwenge nindi, umunyabwenge ni NEVA. NEVA we yabonye Tshisekedi abona uko ameze, aravuga ati utabaye inshuti y'umugabo nk'uyu nguyu waba inshuti yandi. Nibyo, urabyumva? Ibi yaje nawe ava hasi nk'umwana muto ku bwa mukuru we, reka mvuge ko ari mukuru we nkuru nziza, ari muri iyo leta areba mu karere uko bimeze, aravuga ati ntabwo naba inshuti. Urabona nkuru nziza ukuntu yabaye inshuti, umbabarire nagiye cyane mu karere ndakazengurukamo. Urabona we nkuru nziza yabaye inshuti ya Kaga, nawe nanone urabyibuka ukuntu birirwaga i Kigali bagataha ikigoroba. we na madamu we. Uretse nabyo ndabivuze njyewe hari ibyo nizi personal ukuntu yigeze kujya amufasha, Kagame afasha perezida Nkurunziza uburyo bwo gutegura amatora, kuko abantu babikoreraga Kagame iriya software i Kigali nigeze kubabona i Bujumbura, ndetse icyo kiganiro turakigirana, sinari mbizi ko bigeze kuri urwo rwego, ariko niko byari bimeze. Ibyo uvuga rero bifite ishingiro cyane. Yes, urumva rero ibyo byose NEVA yarabibonye, yabonye Nkurunziza nawe ukuntu yatanze ukuboko, ukuntu yakoze iyo bwabaga kugira ngo abe inshuti na Kagame, agakora ibi byose yarabibonye. Aho rero niba wibuke ko NEVA ahubwo yarenze akajya asimbuka akagera kwa Museveni akamusura bakaganira, agasubira i Bujumbura agaca ku ruhande, ariko agasiga umuturanyi uri aho ngaho hafi aho ngaho. Urumva ibyo byose ni ibintu bikwereka ngo ubonye opportunity akayikoresha neza ni NEVA. Ari nabyo ubu ngubu twabonye hariya kuri iriya stade byabaye nimugoroba. Aha rero ngarutse ku kibazo cyawe, niho mvuga ngo iyo suicide wavuzeho ishobora kubaho kuri Kaga, wa mugani wa Dr. Kambanda niyo wamubatije ngo ni Kaga, wa mugani ni Kaga, na Kaga. Iyo suicide ashobora kuba yakora iraterwa n'ibyo byose navuze. Ariko tubanze twumvikane JP n'abantu badukurikiye, wabonye abaperezida bari hariya kuri stade,
wari wabona delegasiyo ya Amerika yohereza delegasiyo ingana kuriya n'indege yabo batari kwa kundi ngo bakorewe na ambasade umuministre umuntu cyangwa se ufite aha position muri White House apana muri Foreign Affairs. yes wigeze ubonaho ibintu reba delegasiyo y'abantu bangana kuriya baje mu ndege ya state ntuza ntabwo ari Air Force One ariko ni iya kabiri niyo kuriya kuko ntabwo ari Air Force nk'uko bivuga ibyo uvuze nibyo kuko nizo zitwara abantu bagiye mu butumwa ba speakers ba house cyangwa se abasenateri bagiye muri mission donc ni ifite protection nayo kandi yewe nigeze no gusoma ahantu bamwe bavuga ngo bagiye ngo mu rwego rwo kugira ngo gufasha donc nawe wirebye yenda basanga bafite n'abastaff barenze ntabwo ari abantu bane gusa bahagurutse. yes ibyo rero bikakwereka ko biriya ni ibintu bikwereka ko mbese faci nawe wamaze kugera kuri urwo rwego nka Kaga wakora ibintu navuga ko ari suicide bya nyuma byo kuvuga uti ndangire n'ubundi sindiho ukavuga uti ntacyo ngiramira ufashe ugahera mu karere ku mubano ubwawe watobanze icya mbere ukaba noneho abo wumva ko urabona hari ukuntu yarakanuye amaso yifasha atya areba Blinken asa nkaho arimo kwigisha umunyeshuri ukareba umuntu adahumbya agasohokana n'imijugujugu y'abari y'Abongereza barimo bamukurikiye bamubaza akanura amaso adashobora gusubiza. JP nakubwira ko ibyo uvuze ndabyemera 100%. Ni ukuvuga ngo ibyo dutegereje biri imbere nibyo bibi cyane kandi ntabwo nashidikanya ko ashobora yiyahura ahantu habiri. Ni ukuvuga ngo ni hatatu sore reka mushyiremo hatatu ariko aha gatatu abandi wenda iyo na analize yanjye niko nyivuga wenda abantu buri umwe afite uko babona ibintu ariko je navuga ahantu hatatu. Aha mbere naho arimo gukubitirwa none aha ngaha hariya muri Kongo aho bari aba koloneli harimo n'abandi barimo bagenderamo tutazanamenya barenze na koloneli JP nabo bakagenda uretse ko tuzagenda tumenya nyuma y'igihe. Hariya ho drone irimo kubatwara basa nkaho bakubiswe n'inkuba batazi n'uwo barwana nawe. Biriya ni ibintu wavuga ko iyo ntambara ntabwo bigeze bayitekereza. Nta ntambara bigeze barwanaho nk'iriya. Intambara ziriya tuzi zo bagiye barwana ni intambara zo kumva ko bagenda bagakora gaco bagacukura imyobo bakajya ahantu bagatega za ambushi. Urajya gutega ambushi drone irimo kureba hejuru wajya kugira urya ngo none tuzarwana hari ibintu nta namenya JP ukuntu ushobora kuvuga ngo biriya ni nawe wabivuze niba atari ejo bundi ndakeka uvuga ngo bafashe abangaba basimbuye bariya ba Castro na bariya banzeze ngo baje ngo bafashe ngo strategy ngo yo kuzajya bihisha mu baturage ngo ku buryo badashobora guhura ari akagurupu k'abantu barenga bangahe ubwo se muzarwana mute mudaho. Ibyo bintu hari uwanyandikiye mu gitondo arambwira ngo iriya bintu ntitugira ngo ni ubuvumbuzi bwa Kagame ngo na FP na RDF ngo ni ibintu na Ukraine ngo yakoze ku Barusiya ariko wibuke ko mu Burusiya nako na Ukraine ni nation yatewe yo bari kumwe nta kibazo babifiteho bari united bashobora no kuregana no kubarega bakababwira bati dore abantu barahanahana amen muri arene mu kindi gihugu ariko wongereho n'ikindi nanone Ukraine ifite a powerful country iri inyuma iyifasha ifite Amerika. Izo drone bariya bafite nabo technology na Amerika abarwana ntabwo ari Ukraine na Amerika. Ibyo rero ntabwo ushaka kukompara n'ibi ngibi ntabwo ushaka kuzana biriya bya mukora ari ndavuga ngo nabo bafite drone avuga zimwe zitwara amaraso none bishoboka urabyumva. So hariya rero kuvuga ngo bazarwana badahura iyo strategy ntabwo nyemera
aho ni ahambere noneho abo ubashyire ku ruhande agiye kwiyahura aho ngaho. Aha kabiri arimo arafungura furo yindi yo mu Burundi aho ajya kwiyahura ku Burundi, ariko ntarava nako kuri Congo. Wibuke ko Sadek irimo hariya, kandi Sadek irimo Abatanzania. Niho ha gatatu nashaka kuvuga. Abatanzania ntabwo uzaba uri kaga, niba wibuka n'ifoto ya Samia Suluhu amucaho ntamusuhuze, kandi yagiyeyo, urumva, yagera kuri Museveni ahubwo akarenga no kumukora mu ntoki akamuhobera. Iyo ni sinye y'Abatanzania burya bakorera mu migani, bashaka kumwereka bati wowe ntabwo ukiri wa wundi, ntabwo ukiri umwe muri twe mbese. So niba Sadeke irimo hariya kandi Abatanzania bakaba ari bo ba kabiri kuri South Africa, aho uzagira icyo ukohereza ikompora rigakubita nta usangira n'udakoramo, ntabwo azabura kugira nk'Abatanzania bangahe yica byanze bikunze. Mu gihe rero Abatanzania wabiciye abantu babo, leta ya Tanzania ntabwo izishima ngo wakoze ibintu bizima, kandi izi neza ko utagombye kuba uri kuri uwo muturanyi, wagombye kuba nawe uri uwa mbere mu kumutabara, none ukaba ari wo umuteroriza bigera kuri kariya kageni. Noneho ushyireho Uburundi nari mvuze. Ese abadukurikiye jya Abanyarwanda simbizi JP, hari igihe mbitekereza bikandenga, avuga ni abantu mbona bari kuri social media, cyane cyane urubyiruko rufana wagira ngo rurogeza, aba bana ntabwo bazi imiriro barimo barwana nayo. Ese uragenda mugende mwipange ku gasozi baze bararike, mwongere mufane mwohereza abandi babararike, none ngo furo zingahe mwazirwana mute? Birashoboka se? Iyo ni suicide. Sinzi niba nanone warigeze kubigereranya na Faki yarabivuze, aravuga ngo azarangira nka Hitler. Hitler ibyo yarabikoze, kandi nawe yakoresheje abana rwose bato mu ntambara ze, ariko byendinza arangira nabi. Aha agiye nkavuga ngo suicide ya nyuma niyo wavugaga y'Igoma. Goma Faki yaranabivuze, aravuga ngo pada Goma. Aravuga ati mwakora ibindi ariko Goma muhibabarire. Aho rero niho ashobora kuvuga ati ahandi hananiye, kandi koko haramunaniye. Numvaga baririmba ngo bagiye kujya za ntuza ngo bafashe uriya Wiringoma, ngo ubu ngubu ngo barashaka ngo kwihimura, ngo bagiye gutera ngo ku buryo bajya Kisangani wabanje na Goma ukayishobora, nawe ariko ari ukayishobora byonyine. Anyway, ntarambiranye rero JP, icyo nashaka komantaho kuri ibyo nuko dutegereza suicide nuza wo ya nyuma kaga ashobora gukora, haba Igoma, Bukavu naho ndabizi bari hakurya, base bameze nk'abatagetinga ikintu bakora kugira ngo bumve ko hari ikintu bakoze, ariko ntibarakimenya. Bukavu irimo na airport yaho, kubera bazi ko ariho hababangamiye, ariko ubwiyahuzi bwabo aho buzabajyana ni nayo ntandaro yo kurangira kwantuza kwa kariya gatsiko kabo. Naba mpagarariye. Urakoze cyane. Nkunze analize zawe, tari ukubera ko twemeranya kuri hafi ya byose, ariko wabivuze ku buryo n'umuntu utarakurikiye iriya ntambara cyangwa se iriya myitwarire yabyumva akamenya, nawe agakora conclusion nk'iyo wakoze. Jean Munezero, ndumva ariwe udusoreza space, ijambo ni ryawe. Arakoze cyane JP, ndagusuhuje. Ego, kandi nshaka kuvuga ibintu byinshi just kugira ngo gushimire uburyo ukomeje utanga ibitekerezo byawe, duheramo n'amakuru agiye atandukanye, yaba twebwe Abanyarwanda ndetse n'Abakongomani. Ngushimira cyane kubwo akazi ukora, ndetse n'ibingibi ukomeje gukora kuri space. So urakoze cyane rero nawe. Gusa icyo nakongera mu byo mwavuze wenda nko mu munota umwe,
kuko n'ubundi ushaka gufite izindi gahunda. Kagame amaze imyaka igeze muri 30 yarigeze umwami w'intambara mu karere k'ibiyaga bigari, akarenga n'imbibi akajya n'ahandi agakora ibikorwa agashimuta abantu mu rwego rwo gushaka kwigaragaza ko ari umuntu w'igihangange ukomeye cyane. Ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo koko Kagame yemeze abaperezida bo mu karere k'ibiyaga bigari koko ko ari umwami w'intambara, cyangwa se nabo bamwereke ko ari imbeba yigeze intare, bamwereke ko ntacyo ari cyo. Iki ni cyo gihe, ni ibintu bibiri nagenda kubite koko nk'umwami w'intambara, abashyire hariya bemere bapfukame bajye hasi barambura amata batambuke, cyangwa se nawe ubundi bamwereke ko ari intare yashatse kwigira intare kandi ari imbeba. So nicyo narangirizaho JP, murakoze cyane. Nagushaka kuvuga umva Jean Munezero, urakoze cyane kudusanga muri space. Biranshimishije ko wabashije kubona iyi ngiyi iya mbere yacitse, abantu bari basabye ijambo bamwe nababuze, ariko nshimye cyane yuko mugize uruhare muri iyi space, kandi ndateganya gukora iyindi vuba, noneho ibi tukazabivimbuza. Amakuru mfite aremeza ko Kagame ashaka kugira ngo akore assault, ngo biriya bindi byose no kubuzabuza, kandi koko urabona ko amahirwe afite ntaya. Nabivuze ngitangira iyi cano, ndavuga ni iyi ntambara atangiye muri Kongo amine ntabwo izarangira avuye muri Kongo nka kwa kundi yabigenzaga mbere, kubera ko naramuka anatinya amasasu ya Tshisekedi na FARDC, arabizi neza yuko adashobora gukira abatutsi. Bariya abatutsi aramutse yibeshya akavuga ati ndapurinze ndananiwe mugaruke, abo nibo bantu bazashyiraho akadomo ka nyuma. Arabizi nawe, ariko ni nayo mpamvu ubona ko buriya bwihabuzi GM yavugaga, nanjye navuzeho, nigeze kuvugaho cyangwa kera. So ibyo byose arabibara, arabizi neza cyane. Aravuze ni ntabwo ari urukundo rundi, n'igihe azabona ko intambara yamunaniye azareba ingaruka zimufitiye aramutse avuye asubabwiye ngo musubire inyuma. Biriya rero igihe kirimo kiragenda kigera kuri wa munsi izi ntambara zatangiye uno munsi. Nibwo bwa mbere numva kuri reji bafunga ibikorwa kubera ubwoba bw'amasasu, kandi iyi ni intangiriro, ndibaza bitangiye gukomonga ku muryango. Ibyo kandi nabivugaga Uburundi butarazamo. Mwakoze rero bavandimwe, mwakoze kudukurikira kuri iyi space. Ari abatatanze ijambo ariko twari kumwe, mwese mwagize uruhare rukomeye, ariko by'umwihariko Jean Munezero ndetse na GM mutanze ibitekerezo byanyu. Naho ubutaha.